Wakunsekera wampenera wangegera. Cyukundana n'umuntu utaguha n'ijana. Cyukundana n'umuntu utaguha igiceri yo man. Rwanda. Courage sha. Kibyimbane man. What is your name? What is your name? Mama, nitwa Sherina. Yeah, man. Kizanye ko bukwe umusitari man. Kabisa. Happy. Go ahead. Ngazana ibyo bicuri sindi kugenda. Mani mwagiye mumenye ubwenge man. Wiki? Sibyo bintu kubibwira ndibogaza ngaho. Mani wagiye ikizwa kwe. Hamwe mavugo. Muzi ko umuntu atasho. Ima y'amafaranga nigende. Ubuceri bw'ubucencu mani nibwo umpagarikiye ahangaha mani. Nzi ko nari mu kazi ngubuke. Ima amafaranga. Wikoreye tameroni cyangwa? Ima amafaranga mu cyo. Uze kuyafa. Unde ngo? Ute? Kambura mama. Wameje amafaranga mu byukuri wameje amafaranga. Urugo naho ngaho ngira ikibazo. Oya, mama kuva wagera hano ngaho. Ibintu byose byaciyemo. Kamesha! Kasi tumbonesha! Nungirira ishari. Hano ni iwacu mujemana kanona akadomoro na mama hari je yagiye ntanagaruke vuba. Kari yaranyemere buri kintu cyose nje nagikora. Wahabonye? Dufite na soneri kandi kumvisha. Wo hagaraho ngaho. Mwumvisha soneri. Warumvisha? Yani kamera. Yani kamera. Irani kamera ishomera ibintu byose irabera hano. Nyine nuza ukaza kundeba ukambura uzashara ku isoneri. Boroneho sumo ndaguheka cyane. Nyine nitugera hano mu rugo twararike kadomoro hari igihe nyine agira gutuntu twihe. Mfatana kucyo nyine. Uho nugira ikibazo kuwagera hano. Ni hano iwacu. Anyuzwe nishimye. Noneho reba ukuntu meze hano. Nta kibazo. Umva hano nugira ikibazo ni iwacu. Nta kibazo. Oya. Kadomoro. Kadomoro. Go understand. Yiriwe. Yuzini. Yunini. Hano ni iwacu. Ni heza. Kadomo. Umva. Nyine ubwo muramenyana ni he. Mukubwira ngo ima amafaranga. Narezwe n'iniga mani reka kumbunuriza mani. Kugira uti? Ima amafaranga. Nkambaza ubucera amabyashitani. Amafaranga sa gutyo. Ima amafaranga nkaya ngo. Ima amafaranga. Genelo ashabwa. Wapi wana. Nahuye n'umujinga arimo aranserdereza mani. Wa amafaranga wa mubusitari. Kumyotsi. Yo man. Okay. Cyangwa amafaranga rero niba waranje kugira kuri telefone. Uze kuyafata home man. Ndahazi zako maranje abasitari ngikije. Ndazi wanyu ndahazi. Nzi utaha. Muge twanje ntahuze. Enyi. Bana yaje. Wajana kugongana no nja ukagendera n'umurambi by'uru kugira ngo umuzitari utari kuma amafaranga yanyu. Nahuye n'umujinga man arimo arambunuriza. Cyo muzaba murabizana muzi ngo twebwe bari kuduhagarika ngo ni dutanga cyangwa ngo n'amafaranga dusora. Ubwo nyine uyu
murume. Ndi sheri we nitwa Sherina. Oh, this is my boyfriend. Ndio nita kadomoro. Uravukana? Ko udasa ko uri inzobe. Nyine ise wamubyaye yagiye mu gisirikare uwaje nje yarahingaga nyine ntabwo twavutse ahantu hamwe. Sobanukiwe none. Mama yagiye ahantu nyine mu mujyi hari igihe kimwe aza kudusura. Karibu muze. Muri sanga. Ahubwo se oya buretse kanze ndaje. Uraje? Ndaje. Ni mukuru cyangwa ni mukuru? Ubwo ni mukuru nisa ahubwo. Aho batatetse rero bafata yiki cyangwa mufite ibintu muje. Oya naje ndiye nta kibazo ni kuganira nta bidasanzwe. Umuje kuganira. Kuganira bisanzwe. Kuganira ari byiza bituma abantu bafashanya bakiyumvanamo. Bitewe n'ikiganiro ahubwo. Iyo byose mwabyiranja. Ndi mushaka byose mukabikora mwisanga. Murakoze. Oya nta kibazo warutse ngiye kuvugana nawe. Okay, nta kibazo. Ujya gukora ibyo nabwo byagushimije cyane. Njya kureba mu cyumba. Yenda cyiza. Musa ubwo. Bona bataragufa. Uburyo kujya mu nzu wihaka byizi. Naho sinjye ngane nje nugukira. Ushaje bamfiriza. Nzi nako ndabonamo. Uyo turabivugana se nge n'intoka turabivugana ahubwo atagira ngo nagize ubinkorera nyine nege umuntu zaha ubwo ati nawe uhari kumva ibintu wakoze ntabwo bisaho ugiye kubikora katamo nakugira ngo ushuhe wewe ushuhe ko njye ndigera umuntu uzi gukoma vuga nta muntu uriyo nta muntu uriyo ahantu heza nifotoje jya muri Snapchat yanjye. Aje kanje mo nanje mumfatira. Oya, ni video mwinshi. Aya turafatira mu nzu, abo turafatira mu nzu. Oya nje nawe. Uyu nyine ni umuntu wa hano nyine tubanaga. Ni karibu. Murakoze. Mwana sawa? Uba, suguru kwigiru. Umusi nzigore hanze. Hanze hose hanze. Ni umva ngo cece. Rubondo. Akorora nungu mfata ngo ndi umwana ari nakubwiye n'amazi nuko amagambo menshi wanzigira n'amagi ba ikize n'amazi ngiye hari ibintu ngiye gukora umva kumazi man chance yo nigga Bakuri telefone muhereza amafaranga yanjye cyo. Ni ikirara mani kirimo kirantera satani. Burete, muhereza amafaranga yanjye cyocuru. Wamereje amafaranga. Oh la 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 la. Yo. Ski. Komba. Ima amafaranga. Saa 9 man. Gosha. Burete. Rubo. Kandi surukure nakubwiye umva bari mu mahoro nje. Iwe wabikoze ngoga amahoro. Nabikoze ryari? Ucukura ibijumba bari. Ufunga cyo kimwe. Wambuka.
Wongera kunyamamaza wambwa. Sekuru kumva tukanyita inguka nkubita kumu. Sawa none nanjye ibintu byo njya kubishira hanze njya kugenda ara mu muhanda byose mwanike muteza abantu no turebe kuntu bizagenda. Rubanda. Ibyo mugize byose kandi nanjye njya mu nzu mwumvise nayo ndebe kuntu biragenda. Rubanda. Ukunsekera wampenera wangegera. Ukundana n'umuntu utaguhanija. Ukundana n'umuntu utaguha igiceri yo man. What? Pardon? Bitasha. Akomana kuguhunza bigenze. Njangira umuganga ni mutekano. Akaba nta n'ikintu yampahira. Ngomba ngo urasoka urasakuriza hano urajegemberana n'abantu bose batwumve Ariko ntavuga mugiye mbabaye. Wowe ugende ugiye kwishyuza amafaranga urumva uraje uratashe ndaburaye ariko none gano amafaranga mandi kwishyuza gumutekano karago guhereza bano abanyamutekano bazengurukaga mu mudugudu kubyo ngiye naburara none ngafate ngaguhereza kuyajaraga mu ndaya izo ndaya zawe ngiye ziransumba gushaka ko ngukubita urushira ndaya sida ziransumba uragenda ukirikura gusambana mva ndebe ukundebera dore ngangiye kuyahaha je kwa hano noneho nawe bayakwishyuza uyabure buriya dore ko nuko umuntu atakibakubita nukubabona umuntu yitonze akabareka kaba mu mirongo mizima Kajyungu mbagwe komera kuri kwitonda byagenze gutera shana akabazo mwana abantu bari bande hano mu rugo mwa abantu bagute hano mu rugo bashaka kumanura kira gitoki kire hejuru y'igipangu Komera waruru yo man yo salama Hano mwigeto se man. Mwigeto. Mwigeto ni sawa. Rwanda se man. Rwanda. Hey. Rwanda. Rwanda. Ngo. Munzu. Munzu. Kuri kurumva guzwa naho utazi Kinyarwanda. Mayura. Yura wampofotse umuntu ushinzwe irondo wose uko turana hose bakumena mu bitoki cyane kandi nandi kubaza impamvu abantu baje kumenyera gutyo tugarukira aho ngaho ntabwo nawe rero umuntu wembwa pe kandi mbikubwiye mfite impamvu ntabwo ari ukubahuka umbwira ngo nzenguruka ndi kwishyuza zozugura ntabwo ndimbwa yiwanyu ntabwo nsuzuguye ejo bundi kuba ndaragufungishije nibyo utangiye kugenda uri kunyivugishwa muri kano gace sawa uramfungisha heza enda tubitege nyine oya byo guteka kene urasinda gusurara mu tubari ariko nsinda yo nakoreye urumva ntabwo ni nkawe ugeze sabiza udoyo gira mu nsomo abaye nyisomereza muri no mutugu tubyihorera nyine tubyihorera nkubwira impamvu nkubwiye ngo urimbwa none usigara uranje shikesha tu ntabwo uri gucicikasha mbagwe wowe mbwira ngo zenguruka ngo uri kwishyura akagari karambashe kanjira ko bati mu mudugudu niwe muntu twizeraga ariko warukunde banyine ukabona ndacyo ndicyo nyine twarakwizeraga mbere ariko ubu ngushize tugitaka urukugenda uragitakaza buhoro buhoro kiri hafi kurangira bari banamba maberetse gato ariko bagwambaga izo nizashaka zazihorera umbwira ngo nje kwa kayagwe nje kwishyuza cyangwa avuye nje kwa sentabiri nje kwa kamariza nje kwa sentabiri hano haraguru cyangwa se avuye ubwo bwabo bwabanyijishwe ku mwanya wanjye nkuguriraga amacupa bagabanye umva nkubwire nawe urukundera stress ndi gutera stress wewe uri gutera stress uretse ijonje natwe abarondo iri jone ntabwo urasinzira wambwawe izo mbwa nazahije kurya imyaka zigirara naho si ndi kubona ubu ku busitari kurwajya ntabwo uri mama none se mniba kwikana ugashuma gucyo no gucuma wabaye keza vipi man uzari
izo hene ahubwo harahijya ku baturanyi baguzihe ntabwo wabimenye shyira mu nzu wazikingiranye na izo hene ukareba iyo uzishira umva uretse nzi ko twagera mu nzu bikuruka mwagira ibintu byo fatamo rero tugume hano umunsi w'icume amasaha ashire wagarana nabikumbuye mubusitari Rwanda izo hende ntabwo ushona mani ese hari ikibazo ese nta kibazo oya uretse warabaye uruniga wambabariye wakinguye Rwanda izi hene agiye kuzirekura zitane ndi kubona byagize ubone butangije ubwo ntabwo wombe ukoramera aho wagejeje ma umva ahangaha Rwanda yazanye none yazanye cyane ari kukigira mu ndi kujyana winjira utamupfubiriza ari kugenda yibwira amara kanageze ngo nawe urabyishimiye Rwanda Rwanda oh mungu wanjye thank you this is a man Rwanda courage sha kibyimbane man what is your name? What is your name? Mama, nitwa Sherina. Yeah, man. Kizanye ko mukwe umustar man. Kabisa. Rwanda kabisa mbo. Haye. Yanzu yo munsi y'umukingo. Ndayiguhaye. Kindi kandi nguhaye na gaze. Mugende bana banjye muzubaka. Asante mama. Mujyane mu iyo nzu. mujyane abona yego ndi kubona ndamuza nanjye bakanyihera inzu ariko Kadomoro? Bien. ubaze mere Narishimye narihaye umugisha wa kibyeyi. Koga mwiza, mutima w'urugo, kazana ukagira ikibazo izi ni imirongo z'akazi mba ndimo, imihanda zaradusajije mana. Bon voyage. Rwanda, viens ici. ese Rwanda Ari kwambara mu musege. ese buru Meze neza nakuzishimiye kwabona. Mungu wanje wamubonye? Ari n'umuhanga. Chuma. Afite courage. Kazi. Rwanda Kuvuka kabye kwibyira imbwa mani. Gira ukagenda. Nagushingiye apana kugushingura. nubwo ndagira ute nabibona utera ibyo bi Rwanda Muzagira amahoro n'amahirwe. Bye. See you. Bye Rwanda. Rwanda none kadomo. ko rero ntabwo nacunge izamu ry'ubusa Kadomo ariko hari ukuntu ari kumugenza. Cyo umubyeyi yifatanyirije. Cyo umubyeyi yifatanyirije akazagira umuntu ugitanga. oya imbere oya urabikorera hejye atari imbere ya mama oya mugire ufatanye ukuboko gutya gutya Bye. Merci. Muryoherwe. Ndabakunda.
gabanya kuburanyitsa binyabiraho makura kome makuru atenanyo kije wangereye akusinga ikinura aho atari umwana muri wose gusa waragize umushi umwana wanyokose wa yari uwawe ariko nyine ariko imakura ibintu bibiri kabareba nuko bize kunsangara uzi kuri mwana rose yabaye minisitiri wewe shirimarima kaburi dini wakimara urongera kuvuga ibyo niyo minwa ndahita nyikurura igereye no mukura niba ufashe minisitiri umuta muri we ngaho urugera kugenda uri kuvuga ngo nataye umwana muri wese wabisona neza wari uhari nje nabisobanura gutuguca ijana ku ijana ninde ko yari igeze hano yagiye he ziba ako ni kuzura n'iki ku bintu bihari umwana yarapfuye kandi yapfiriye kwa muganga yapfuye aja hehe amaze gupfaja hehe ahubwo ziba atajya nukumva mu rugo ntabwo babizi kwa muganga hari yirimye ariko umunwa wawe nawe uzankoraho ngaho nyumvira ibintu buri kuvuga mu rugo batazi n'abaturanyi batazi ibyo ni iby'uburi akiwanyu wewe ko wari ufite inda ibyo si birakureba nese ndi kukoza umwana yagiye he bari baragize nukubyibuha nkawe nabibwiye none nyumvira ibintu uri kuvuga ariko uri umugabo mbere yo kubyibuha inda ziba nabonye ko nyine mukuru wawe arayipufutse umvaze ukuntu Rwanda mbiye arambye ngo urameze amafaranga ngo kubera umushimiye ngo uramana amafaranga yiki kubajanye muko uracara uruhinja sigasira ubuhinja bwawe ese amafaranga n'ubuhinja bihuriye tugende munsi nunzi ugenda mu utamaye amafaranga kare mbona muzatuma nadakira wanyuma amafaranga aja kwirira imitsima agure ufite amagitari y'amafaranga wanyenya n'ijana ma motherfucker man yola ami byawe nzanda bire ziba ntongere kuvuga ibyo jambo cyangwa nawe munigi ako uramakura iyo nyihera nka miliyoni uramwana kabuwanje akanya ndiko ngaho nyumvira nakubwiye ntongere kuvuga umwana njye makuru ati umwana wari umwana wa nyoko aho karindagira nibyo mwaga ndakubwira uramwana uraninde murera neza uruzi ko papa ejo bundi uzankoraho ziba nimbe nakubitije ibanga ntari ngombwa ngo ujye uhora unyiruka inyuma ngo bwe makuru atabwe ziba ejo bundi papa yamaye ihene kandi ihene yarabyaye uri kubona icyandi ku mama ihene gumuhondo gusa uri kuvuga iki karindagira wakabura idini ndituhu nawe ndawiruti ono ubutumwa bwawe gusa n'umukara nk'uko usa umwe wo kumva ko umwana wawe yabaho kiba ari minisitiri none dore wishyuye ubuzima aha kanze nkure mbese ahubwo ugiye ka ntabwo ari karemani ukabwara ikindi wibagiwe nyine rero kanze nkubwire ukuntu bizajya bigenda ubuzima bwacu bwa buri munsi uba wumva nagiye kwihiringa urabyumva ejo usigara ufite umutima mwiza kandi ucunga urugo ariko uko uzaba umugabo mwana ndabicunga neza n'ugiye ikibazo rero wansigiye kano ka oya ibi ni ibikoresho by'ibintu mba ndimo ubundi ngende umusitari uri umusitari mu rugo umudugudu nanjye ndi umwana w'umusitari bisubiramo cyane umwana w'umusitari wo mu rugo umudugudu wo mu rugo umudugudu mwiga no mu gace none si tubwire neza man ese waba ugiye tugiye mu buvumo man muyo mu buvumo wagira none uzaburambira ukuntu mu kavumo ni mu kavumo sincyo wazanyigiye wazanyigiye wabimenya urabishaka nabishaka urabona ukuntu nanjye mba nipanze ni guca ugiye se ameze nk'ingangari man rero ukuntu wabaye inkuru mizi umeze nk'inyana ivuye mu ruhongo uzakurikirane ziriya miteja izabitesha ndazireba none rubana ntazagaruke hano namuhaye ibye ntazagutere ku byawe sawa uri bucura ubu ibi ndabiguhaye nawe ugira urugendo rwiza yo man nanjye gusubiza mama musitari unturiza ayandi maniga magenzi yawe gatunga ndakwiye
ndakwiyamye wanyana y'imbwa ndakwiyamye mama yadusize hano turi babiri akitore nkubwire wibuke ko mama yapfuye ibintu byo kwigira imbwa oya ako tore nkubwire ndakwiyamye kujya kuyigira ako nukwirirwa hano kwigira wicanga reka nkubwire mama yakunsigiye urumwa urumva kuba yarapfuye ntabwo bivuze ngo unyigire we yapfuye simbaye nyine yaragiye narakubwiye ngo yubaha itore nkubwire ndavuze ngo ziba ngiye nagutanga ibintu byo kwigira inda igenda wereza umuriza aho ugeze ndamaze ndaguhanya reba ngenda ndakubwiye ngo njya kubwira ego ntacyo nushaka umuriro ushaka ntukanzane nk'umuntu uranyumva neza kandi kubaho kandi abagore kuri tuzabakubita ngiye bora nakwereka kaze ko bora ngiye nzakwereka mu maso nuko ngukuru ngize shaka utanyere kugira ngo bite simundebera mwabantu simundebera Ninde? Kadamu. Fura ni weho? Ume, sibo wakwiye kunsubiza guco fura. Nungi nungusubize twagumye kwagaranyije. Ese ugo kuma atari ngukomboye. Utu turu ndi gukora hari undi muntu ndi gukorera. Nyine ngukomboye zite. Sasa. Kuifashu. Sibujya ngifata. Kanu kahara maye Kadamu. Kandi nawe wabura kugera kure wabura guhagurukira hejuru. Ujire kuzikuna ariko nawe ngukombo. Waro nkumbuye guco birahagiye. Ndiri hano. Eka ntari iminsi. Rubanda nawe ko yagiye sinzo yagiye. Papa tuguye hashashe turaba turi twenyine. Shawya tuba turi twenyine. Ushobora kujyamba ndi kumwe nawe. Ntabwo nshaka turi kumwe twenyine. Ari kumenya ko mba nkumbuye ko tunaganira Kadamu. Turi kuganira ariko Ikibazo cyawe ariko wagiye ureka kwigira umwana kandi ukoze. nawe uvugiye. Kandi uje uramenya kuri mukuru kunsumba. Sikwa mukuru gusumba ibyo ngibyo bibaga baragizana. Sibaga kunkura. Akazi muwaje. Kunkura nk'umutu. Wagiye ukura ari. Ko naga. Ave Tibuze kwazanye n'ubwanwa ari. Yihorere ngisho. Uri cyiza sidisi. Aho wamva. Ahubwo mama wameze. Bya mama byihorera. Yagiye Wamanuka hano ku cyagiye nagiyeyo. Tamahwa. Uya kunagara amabo ndi kukwegera nkumva ibintu biri kunga. Ngahagarara hano ntandi bugukorera. Cyagiye nagiyeyo amebijumba ndiri. Ngaho yahagarara Kadamu. Ojo ariko gatuma Bijumba hajura ko. Zimwe niki ntabwo ibyo bijumba kwagera naza nkabigwa atari mu bigwara. Bamenya ko ndiri. Ibusiribu yo muhungi baga. Umuntu atangiye kuzana ubwana uhagiye uko kandi wasanga cyangwa sigaye nkaho tugenda unyereka niba hasi hari ikintu agiye kwerekana byo nabirimo ndacara umwana Kadamu ukora nasubirayo gutya wamfasha ubusa ntabwo wiridu nkigungira nkigira mu nzgo niko n'ibintu byakuzanye atari amahoro ngaho mbwira mumbwira ikintu cy'ibyo soreka tukajya kuba turi kuganirira mu nzu kuganira mu nzu se ako nizere ko natari ibintu bikaze yahumura pe ubundi niyo byabamo ibikaze uzi ngo hari ibiba mbese ko tugera mu nzu turaganira ku topi ahora tuganira ku iyi nubwo tuve hanze tw'abantu bakuru nujya tuve hanze twabyarangije tutageramo tugasanga utangiye guhindagura ibintu utangiye gushyiramo n'ibindi bihetswe nandi kukwigisha utuntu twiza tw'abantu bakuru ugikura Kadamu ubona ibyo tujya kuganira vuba ngira ibintu bitari ugikura mwana umuntu aguha amafaranga agukunze akwizaye nurangiza unyambura ariko iyo uri kunyambura nta n'ukuze n'amezi turimo wangegera reba amafaranga ubu koko ni ngombwa ngutsebye gutya wemere kunyishura ntabwo reba muri muhanda turimo reba ukuntu mfashe reka mbwira naguha amafaranga uri kumbwira ngo iki reba kari mwabo amafaranga sinayabahaye muri babiri kari mwabo ntiyahise yanzanira wowe narategereje ngo nzabona unampamagaye unyohereze basi no kuri telefone ndategereza ndayo rero ubu ngubu aho bigeza nta n'amafaranga asigaye ikintu nshaka nyohereza amafaranga ku manyo uranyishura ntabwo uranyishura yaboneka mwana bayo we umugabo aranyise nshaka kugira ngo ngukure mu uwo mugabo reka nkubwire wari ariko reka nkubwire wowe wabona umuntu waciye agakomeza akavuga wari wamubona uranyishe kabiri gatatu nari nume mu mugu amafaranga ganjye ntabwo abonye aha ngaha uri kubyumva neza umuntu ndayaguha amafaranga akwizeye wa mugabo wambabari mbere yo kugira ngo unsabe imbabazi
sura umugabo nanjye nkabundi mwereza ibyo ufite byose aha ngaha umugabo nanjye mwereza ibyo ufite byose hano none kugira ngo ibintu byose bije mu buryo Agiye. ibintu byose ufite byose zamura gira vuba Agiye. gira vuba vuba none se ahubwo ubwo abantu ntibambona baragira ngo kari kugutera kaje none se ahubwo sura ukunyambura ye baba waranyise gwe mwana gwe mwice mugira uti mw'abantu mwe mwana banyu ayiga mwana we mugabo aranyise neza ndebera koko genda yiciye ariko nanjye ni nyagu kambana roho nuyabona nzaba ndimo komana ko abagabo b'ingegera babaho ubu nkawe wari uko nta kintu ushoboye wajyanaga komana ubuso wajyanaga mu cyumba uko nta kintu urankorera ninjye naho ikibuga ninkijemo uravuga ngo reka upfa kukishamo urandungurutse urankorakoye numva ndashyushye nawe ndebe basi niyo ugerageza akamaro wowe wanyoye usibye ukuntu ureshya hayita ufite uriya n'ahayita ufite aho hasi uzi ko karesha gake sinaguze ko nyiri umwana nako karacara akana hari umwana ungana nawe abaho umuntu ndi kureba nkararama ngo uri umwana mpagaze hejuru niba urwaye wazavuga bakagushakira umuti sinago naherekana ndi kubikubaza umva rero twubahane ntabwo wankuragura gutya kadomo ngo ngende gerageza wikorakure niba uri ikinisha niba urakora ibiki akugira icyo mariya kugusubiza ibyaba ari ibiki naje se ngo mvanemo imyenda gusa undebe nuko birangiye nzi igitenge cya mama wacyambara ndi ukiguhaye senda cyambara wari ushyiga nsoke nambaye gusa ntiwafata imyenda yawe ukavana ukagenda ndanjye nta kintu mariya wiriwe urankorakora nta kintu ndakumarira rero uze tuganire ko nta business ugira wajyaga tuganiriza waje gushaka abandi ndi gushaka abandi ariho wangejeje ahangaha shamani ntiwandika uriya gikobwa ugishakemo mani cyo ufite abandi bantu bakuri kandi barahereka bavuga ngo uzangenda wafata imyenda yawe ukagenda kugenda nkawe undi nawe ninjye kumara ikiko nyikuzanira urugendo umaze igitenge cya mama igitenge cyawe ukunyosha ndebera nta kintu ushoboye nta kintu wakora icyo uzi ni uguhagarara nka kadahwema ahangaha uruntu rumeze nk'urunyamaswa njuru kugira ngo watake runyiri rumenyeze nk'urunyamaswa se basi wikozaho imitwe y'intokira ubinge kurya nta n'urusoni ubu nkawe kuko uri umugabo ubu si umugore uzagushaka koko nkawe bundi nayo nje kumara icya fata dore igitenge ushaka kubijana ibibazo ni ukuri kw'Imana urandebera ngo none mushiki wanjye nyifata ankubite kuguru ibibazo ubu wabyenga mu kino izina ry'Imana ngo ndebera none ubu nazibambwa nzerekeza he n'izina ry'Imana bikwita Thomas wabaye bite si mwana uzi ibibazo bimbayeho ngo ndebera mushiki wanjye yifate ankubite kuko ankubite ngo gusa umuntu ungana gutyo ukubitwa na araranyirukanye none kubera iki se murwanye kubera iki ngo yangu nigize ikirara ngo kandi ngo ababyeyi bacu barapfuye nyene nigize ikirara gute nigize nzandajye guhiga tuba twaburaye twabwiriwe ngemba nagiye kwigira ngo ndeko reka ari ikintu ndari muri sibyo ngibyo uri kwimbwira ngo bimarira ikintu no kubura ukuntu uri byo wegera akabikubwiye ariko rero uri umuntu wanjye uri inshuti yanjye igicucu gusa warukora ryenge uzi ibibazo mfite kandi si wowe gute wowe bimeze bite kandi none ngewe rero umugore yamfashe ndi gusanga ubuye nanyirukanye nawe warakaga ibyo bibazo byanga mushiki yanjye yanyirukanye gusa wari uri gusambana no kujya gusambana kandi ufite umugore wa mugabo we bye bigenze gusambana ntawe udasambanaga none umuntu w'umugabo ko kuwifata ujye gusambana kandi ngufite umugore wamenye ibyawe akagabo kangana guhu wamenye ibyawe ukamenye ibibazo byawe urugutakira naye nkabura nturi ibibazo ye ushaka uragenda ugutakira buri mwese kuko ntabwo ubuzi ibibazo afite urumva menya ibyawe ubu wagiye uri gusambana he dore mbese wakabona mu mapantaro ndebera sha nawe koko ukubona gutyo ntaba ariyo ukanuka kujya gusambana wigegera gusa ntacyo ndingegera ngo ugenda bakagegeraho muri nkabona nje kukureba naruzaho